Mana ngwino umfashe nyagasani banguka untabare. Ubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka wabaye n'ubu n'iteka ryose. Amina. Singizwa iteka ryose Nyiringoma, wakuzwa n'ab'ijuru n'abo munsi bose. Ganza ubumbe isi yose usengwe wenyine. Wowe mugenga w'isi yose, uduhe guhagarikirwa n'inema yawe ubudahwema. Wowe wakoze ibitangaza, ibintu byose niwe wabyiremeye, rumaragishyika. Mwami w'ijuru, mwami w'ituze, tumurikiye muri iyi nzira ikugana, uduhe urukundo. Tuzinduwe no kugutura ituro ryo kugushimira ibyiza uduha ubudahwema. Singizwa iteka ryose Nyiringoma, wakuzwa n'ab'ijuru n'abo munsi bose. Ganza ubumbe isi yose usengwe wenyine. Zaburi ya 15. Mana yanjye unyiragiriye ko ari wowe buhungiro bwanjye. Mana yanjye unyiragirire ko ari wowe buhungiro bwanjye, uhoraho ndambwiye ni wowe mutegetsi wanjye, nta mahirwe yandi nagira atari wowe. Ibigirwamana by'iyi si bya binyamaboko byanshimishaga, birushaho gutwara benshi umutima bakabyohokaho, ariko jyeweho sinzongera kubitura ibitambo biseswa, nta nubwo nzongera kubivuga mu mazina bibaho. Uhoraho we munani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Umugabane negukanye uranshimishije, umunani nahawe uranejereje. Ndashimira uhoraho ungira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho mpora muzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande sinteze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze, kuko utazantererana ngo mpere ikuzimu, kandi ukaba utazemera ko umubiki wawe bagupfana. Uzamenyesha inzira y'ubugingo, hafi yawe niho umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Wowe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, bibaye n'ubu n'iteka ryose. Amina. Mana yanjye unyiragiriye ko ari wowe buhungiro bwanjye. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo imyandikiye Abatesalonike, kuwa 5:23. Imana y'amahoro ubwayo nibatagatifuje binonosoye, kugira ngo izasange muri ndahemuka mwese nta makemwa mufite ku mutima no ku mubiri, ku munsi umwami wacu Yezu Kristo azaziraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Nyagasani, nkiza roho yanjye mu biganza byawe, ndakwizeye uri Imana yanjye. Nyagasani, nkiza roho yanjye mu biganza byawe, uba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani, nkiza roho yanjye mu biganza byawe. Dukize Yezu, turi maso, turinde dusinziriye, tube maso hamwe na Kristo, kandi turuhukire mu mahoro. Nyagasani, none usezere umugaragu wawe mu mahoro, nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe Isirayeli. Uba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubaye n'ubu n'iteka ryose. Dukize Imana, turi maso, turinde dusinziriye, tube maso hamwe na Kristo, kandi turuhukire mu mahoro. Dusabe. Nyagasani we munani wacu, duhe gushakira iwawe umunezero no
dutegerezanye icyizere ibyishimo byo kubana nawe hirya y'urupfu. Ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Amahoro y'Imana nakomeze umutima n'ibitekerezo byacu muri Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Igisingizo cya Bikira Mariya. Dore umutako mu bakobwa, dore urugero mu bagore, dore inyenyeri iyobora ni Mariya, uwo mutoni w'Imana. Wasamwe nta nenge ufite, wakunzwe n'Imana kare, yo yagutatse nyamuraza. Wakunzwe isi itararemwa, wanogeye Nyagasani, we wagukunze bishimije. Dore umutako mu bakobwa, dore urugero mu bagore, dore inyenyeri iyobora ni Mariya, umutoni w'Imana. Mugire ijoro ryiza.